Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza. Niba kandi utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo gushikama, ugahaguruka kigabo, ukagerageza kwishakamo ibisubizo, kuko burya uruhare runini kugira ngo ibintu bigende neza ni urwawe. Ikindi burya ibyiza bihora imbere, uyu munsi biranga ejo bigakunda, niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Nanone mbere yuko dutangira iki kiganiro, reka tubanze tugushimire cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro, ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Niba udukurikiye ukaba utarakora subscribe wenda bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Ni ubuntu nta kiguzi. Ikindi icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye, ikora ku buzima bwa buri wese muri twe, ariko cyane cyane urubyiruko rwacu. Iyo nsanganyamatsiko iragira iti: nakoze amakosa akomeye, none nkore iki? Kuki twavuze ko iki kiganiro kireba cyane cyane urubyiruko? Iyo ukiri muto uba wumva isi yose iri imbere yawe, wumva ushobora kugerageza ibintu byose, ariko rimwe na rimwe ibyo dukora ntibikunda, cyangwa se ntibigenda neza nk'uko twabitekerezaga. Hari igihe tugenda tukagira aho dutera intambwe itari yo, tukavuga se nabi, tugafata umwanzuro mubi, cyangwa se tukaba twakora ikintu kikatugiraho ingaruka mbi, twebwe ubwacu cyangwa abandi badukikije. Ibyo rero nibyo twita amakosa. Muri rusange rero, twese mu buzima bwa buri munsi dukora amakosa. Hari aho tugira amahitamo mabi, tukavuga cyangwa tugakora ibintu nyuma tukaza gusanga byangije byinshi mu miryango yacu, ku kazi se, mu buzima bw'ishuri niba turi abanyeshuri, cyangwa se no mu buzima busanzwe. Ariko se iyo umaze gukora ikosa rikomeye wakora iki? Ikintu cya mbere, menya ko gukora amakosa ari ibisanzwe mu buzima. Umenye ko nta muntu n'umwe ubaho udakosa. Ibyo bisobanuye ko amakosa ni igice cy'ubuzima bwacu. Umuntu wese wigeze kugira intambwe yo kugira icyo ageraho, burya yigeze no kugwa. Ariko icy'ingenzi si ukugwa, ahubwo ni ukuntu uhaguruka nyuma yo kugwa. Ikindi cya kabiri, emera amakosa yawe, ntuyahunge. Hari abantu bamwe na bamwe bagwa mu mutego wo kwihakana amakosa cyangwa bakayashinja abandi, ni ukuvuga bakayahirikira ku bandi. Ibi ntabwo ariko byakagombye kugenda, kuko burya ikosa ritemerwa ntirishobora no gukosorwa. Iyo wemeye ikosa ryawe, uba uteye intambwe ikomeye mu rugendo rwo kwikosora. Uba werekanye ko ufite umutima wicisha bugufi, kandi abantu bazakugirira icyizere kuko wemera aho waguye. Ikindi cya gatatu, saba imbabazi. Iyo wakoze amakosa akomeretsa abandi, yaba inshuti yawe, umuryango wawe, cyangwa umukoresha wawe, saba imbabazi by'ukuri. Ibi ntibivuze gusa kuvuga ngo mbabarira, oya, ahubwo bivuze kwemera uruhare rwawe, no kugaragaza ko ubabajwe n'icyo wakoze. Iyo ubigenje utyo, bigaragariza abandi ko wiyemeje guhinduka, kandi kuha agaciro ubuzima bwabo ndetse n'amarangamutima yabo. Ikindi cya kane, amakosa yawe reka akubere isomo. Ikosa ritigishije burya ni igihombo gikomeye, ariko iyo wigishijwe n'iryo kosa uba utangiye kugaragaza ko hari aho uri kujya.
Iyo rero wigishijwe n'iryo kosa nk'uko twari tumaze kubivuga, uba utangiye kugaragaza ko ufite aheza, hari byinshi uri guhindura mu buzima bwawe. Buri kosa rifite isomo riri inyuma yaryo. Abantu benshi ntabwo bakunda kumenya iki kintu. Kandi burya ibyo wigiye ku makosa yawe nibyo bizagufasha kudasubira mu nzira mbi. Ibaze uti ni iki cyatumye nkora iri kosa? Nakagombye kuba naritwaye nte? Ibibazo nk'ibi bizagufasha kumenya neza aho wacitswe kandi bigufashe no gutegura ejo hazaza hawe heza. Fata ingamba nshya, icyo ni ikintu cya gatanu ugomba gukora. Iyo umaze kwemera amakosa yawe, gusaba imbabazi ndetse no kwigira kuri ayo makosa, biba bikwiye ko ufata icyemezo gishya. Hitamo noneho gukora ibyiza, uhangane n'ibikugerageza gusubira inyuma. Nibiba ngombwa uhindure inshuti, uhindure imikorere yawe, cyangwa se unasabe ubufasha. Ibi byose bizagufasha kwirinda kongera gukora amakosa nk'aya mbere. Ikindi cya gatandatu, iyumvemo kuri umuntu w'agaciro. Nubwo wakoze amakosa, ntukigere wumva ko uri umunyabyaha udakwiye kubabarirwa. Hari abajya batakaza icyizere, bakagira ipfunwe rikabije, bakumva ntacyo bakimaze. Ariko burya buri muntu afite agaciro, yewe niyo yaba yarakoze amakosa akomeye. Kwiyakira rero ni intambwe ikomeye cyane yo gutangira ubundi buzima bushya. Ntuzemere ko ikosa rimwe risenya ubuzima bwawe bwose. Oya, buri munsi uba ufite amahirwe yo gutangira bundi bushya. Dusoza rero, menya ko amahirwe yawe atari amateka yawe. Nubwo wakora amakosa akomeye, birashoboka gutangira bundi bushya, birashoboka guhinduka, birashoboka kubabarirwa, kandi birashoboka kwikosora. Ikibazo si ukugira amakosa, ahubwo ni ukutagira icyo ukora nyuma yo gukosa. Mwakoze cyane kubana natwe, cyane cyane wowe wabanye natwe tugitangira iki kiganiro kugeza aho tugisoreje. Wakoze kuduha umwanya wawe. Ikindi, niba ubona iki kiganiro harimo inyigisho, ukaba wifuza kugisangiza n'abandi, purize bikore. Urabigenza ute? Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, araguha uburyo bwo gusangiza iki kiganiro nabo wifuza kugisangira nabo. Natwe bitwereke, yaba muri comment, yaba kuduha like, ibyo nabyo bidutera inkunga. Mwakoze cyane, ibihe byiza, nawe utaha. Bye.